twongeye kubasuhuza nshuti bene data bakundwa, kani ka kanya keza twongera tukaganira ku ijambo ry'Imana, tukaganira ku bihumurizwa. Ushize umutumirwa wacu yatuganije ku ijambo ryiza ryavugaga ko Imana igirokora abakiranutsi hagati y'abanyabyaha, ko imanutse igasangamo abagabo batatu niba yatubwiye ko yakwemera ikaritura abanyabyaha ariko abo bagabo bakarokoka. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero ijambo ry'uyu munsi aho twibereye aho muri Guma mu Rugo, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Muri makeya, kugira umwete mu gusenga. Iryo jambo tugiye kurisoma mu gitabo cy'urwandiko rwa Yakobo, ni ibice 5 umurongo wa 16. Haratubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Kuri 17 ati dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Imana iduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Tugiye kureba aya magambo 3: gusenga, umukiranutsi, umwete. Gusenga ni iki? Ubundi gusenga ni uburyo tuvugana n'Imana, ni communication yacu n'Imana. Isengesho niryo dutuma ku Mana. Umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu arazamuka agatumbagira, akarenga n'inyenyeri, akagenda akajya ku rugi agakomanga, ngo umutima w'umuntu rero ukazamuka ukagera ku Mana ushaka kuyireba. Niko kamaro k'isengesho. Ni uburyo dukominikana n'Imana yacu, tukayibwira ibyacu, tukayibwira akababaro kacu, tukayibwira ibitubabaje, tukayibwira ibiturembye, tukayibwira tuti Mana urabona iki gihe cya corona, dore ibintu bimeze gutya, nyamuneka Mana yacu ugurura, nyamuneka Mana yacu ururuka, nyamuneka Mana yacu tabara, nyamuneka Mana yacu eyura iki kirere, iki cyorezo nikigende. Iryo sengesho rikazamuka rikazamuka rikazamuka, umutima ukajya imbere y'Imana ngo ushaka kureba Imana. Imana yacu tugire neza. Ako niko kamaro ko gusenga. Batwongeye ngo noneho gusenga k'umukiranutsi. Umukiranutsi ni iki? Umukiranutsi ni muntu ki? Umukiranutsi ni umuntu wihannye ibyaha bye, ni umuntu Imana yemera, ni umuntu mu maso y'Imana ikonsidera nk'umuntu w'intwari, nk'umuntu w'inyangamugayo. ni umuntu iri sengesho rye nyine rizamuka Imana ikaryakira. Imana ntabwo twongeye twumva ko Imana ntiyanga umunyacyaha, ahubwo yanga icyaha. Iyo wihannye icyaha Imana irakubabarira. Iri sengesho ry'umukiranutsi Imana yumva, uyu muntu umukiranutsi ni muntu ki? Uyu ni umuntu wubaha Imana, ugendana n'Imana, Imana ibifite ku mutima wayo, aba ari inkoramutima y'Imana. Haleluya. Tubona abantu benshi babaye abakiranutsi b'Imana. Ari byo nshaka kubabwira ngo mu gihe nk'iki natwe tugerageza, aho wicaye mu rugo gerageza uburyo ki wakwikontorora, natwe tube hamwe n'abandi bera barimo bari gutakamba, baratakambira isi, baratakambira abantu bari gusubira inyuma, baratakambira abantu bari mu byaha, bari gutakambira abantu bari gushayisha. Aba bantu rero b'abakiranutsi nibo babasha gukora ku mutima w'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Migani 14:34 haratubwira ngo gukiranuka bishyira ubwoko hejuru, ni ukuvuga bishyira umuryango hejuru. Haleluya. Ndetse ngo bigatuma agakiza kaboneka mu muryango. Uko gukiranuka k'umuntu, ku gukiranuka kw'abantu gushobora gutuma itorero rimererwa neza. Uko gukiranuka gushobora gutuma Imana ireba igihugu neza. Uko gukiranuka gushobora gutuma urugo rwawe rumera neza. Umuntu umwe ashobora gukiranuka mu rugo akazana amahoro mu rugo, kandi umuntu umwe ashobora gukiranirwa ku rugo ari umunyabyaha akazana umuvumo. Imana itugire neza.
tubona abantu bagiye bakiranuka, wowe mubyeyi ugakiranuka ukazana agakiza kawe mu rugo, wowe mugabo ugakiranuka ukazana agakiza kawe mu rugo, nyamara mu rugo byari bikomeye, nyamara mu rugo mwarangwaga n'amateka akomeye, ariko kubwo kubaha Imana yawe, kubwo kwitakambira, kubwo kuyiba hafi, Imana ikavuga turiya mukiranutsi wanjye ntabwo nakwemera yuko akomeza kuba muri kariya karengane, uriya mukiranutsi wanjye ntabwo nakwemera ko abana bakomeza kumubabaza, uriya mukiranutsi wanjye ntabwo nakwemera ko umugabo akomeza kumubabaza, uriya mukiranutsi wanjye ntabwo nakwemera ko itorero rye rikomeza kumera kuriya, uriya mukiranutsi wanjye ntabwo nakwemera ko igihugu cye kimera kuriya, uriya mukiranutsi wanjye manuwe no kururuka. Niyo mpamvu rero bene data dusaba ngo mu gihe nk'iki tuba abakiranutsi benshi, tubashe dutakambira Imana mu gihe nk'iki idukize iki cyorezo bene data. Ese ubu ntimubona yuko ni ukuri ibintu bikomeye? Wowe ushaka kuvuga ngo ibyo ni bimwe by'abarokore, ngo ubwo ni bimwe by'abaki, ariko reka nkubwire, hamwe no gusenga Imana yacu turizera tudashidikanya yuko Imana igihindura amateka. Imana itugire neza. Twabanye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Tugeze ku mwete. Umwete ni iki? Umwete ni ukugira ishyaka, ni ukugira umuvuduko. Uzarebe no mu rugo iyo uri iwawe, hari igihe ugira abana ukabona harimo umwana ugira umwete, ukabona harimo umwana ugira ibakwe. Icyo gihe umubyeyi wo mwana niwe aba yitaho cyane kumukoresha, kubera ko abagira umwete. Imana iduhana umugisha. Imana nayo rero ishaka abantu bagira umwete, ntabwo ishaka ibigwari, ntishaka ibinyabari, irashaka abantu bafite umwete, umwete ku murimo wayo, umwete mu gusenga. Icyo gihe rero iyo ugize umwete, Imana ndakurahiye nayo ntabwo ikuvaniramo aho, kandi uzabipima uzambwira. Ngende kubikubwira nabigerageje ndabibona, ndi umugabo wo kubihamya. Haleluya. Burya nta kintu cyiza nko kuvuga ikintu uviva, nko kuvuga ikintu wabayemo, wamara kukibamo ukabona ubwiza bwacyo, warangiza ukagikangurira abandi, ukambwira uti iki kintu naragerageje mu buryo, ngerageza mu buryo, mbonamo resulta nziza. Niyo mpamvu nawe nshaka kukubwira ngo mu gusenga kwawe kiranuka, wongereho umwete. Imana iduhana umugisha. Muri context turimo twebwe ni context ivuga gusengana umwete. Ntabwo ari umwete wo kujya kwiba, ntabwo ari umwete wo kujya guhinga, ntabwo ari umwete, oya, ni umwete wo gusenga. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Amasengesho yacu turayasenga akabikwa ahantu. Haleluya. Amasengesho yacu ntabwo ahita akoreraho muri wa mwete. Iyo uri gusenga amasengesho aragenda akabikwa, ariko mu gihe gikwiriye ukabona resulta yayo. Haleluya. Tubona ijambo ry'Imana aho yabazaga Yeremiya mu gice cya mbere, ati Yeremiya we, atubonye iki? Ati mbonye inkoni. Aramubwira ati uko niko rero ndinde ijambo ryanjye kugira ngo risohoze umurimo waryo. Haleluya. Niba waragize umwete wo gusengera ibintu ukabona ntibicamo, wicika intege, komeza ugire umwete, komeza uhatirize. Niba ari umutware wasengeye ukabona ntibiri gucamo, wicika intege, hatiriza. Nyuma y'igihe azaza. Imana iduhana umugisha. Niba ari abantu uri gusengera ukabona ntibiri kuza umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, kugera ku myaka 10, wicika intege, hatiriza. Haleluya. Niba ari iki cyorezo tubona cyatangiye muri 2019 yitwa coronavirus 2019, Imana itugire neza, ukabona ntiri kuvamo ahubwo iri guhindura iyindi sura, wicika intege, komeza usenge kugeza igihe Imana ibirimburira. Imana iduhana umugisha. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Haleluya. Tugiye kureba rero abandi bantu basenganye umwete kugira ngo wowe urimo gusenga wowe gucika intege. Nje kukugira inama, nje kugufasha mu gihe nk'iki turimo. Uravuga uti se ibi bintu ko ndeba, ibyo nari nerekejeho amaboko, ibyo nakoraga imirimo yanjye ya buri munsi byampeshaga, dore korona yatumye bitajya gutya. Abacuruzi barajya gucuruza bagasanga ibintu byabo byaboze kubera babuze abakiriya. Abandi komeza ugire umwete usenge kugira ngo nyine Imana igire igihindura. Haleluya.
Haleluya. Uravuga uti se ko turi gusenga tukabona abantu bari gupfa? Yego nibyo, ntabwo tuzi uko Imana uzava ku isi, ntituzi uko uzatabarwa. Ahari aho muri korona niryo gare ryawe, kiranuka wezwe niriza utahe. Imana iduhana umugisha, ariko wicika intege. Ngenje kugukomeza ngo wo gucika intege ku byo ubona biri kuguca intege, ku byo ubona uri gusengera ukabona igisubizo ntikibaye, ndagira ngo ngubwire ngo wicika intege, gira umwete. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Haleluya. Ngende kukubwira ibi narabigerageje, Imana ishimwe cyane. Narasenze bandadiza, ndasenga umutware wanjye arahindukira. Haleluya. Ubu ni umugabo wo guhamya Yesu. Jondi mwabonye umwana uri guhamya. Narasenze ndakomeza, ubu ni umusore, ni umugabo uri guhamya Yesu. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Ndashaka kukubwira rero ngo komeza ugire umwete, wicika intege, wirambirwa. Ndi kwihuta rero ngana ku musozo, kuko nakabara kanya gato ko kugira ngo twirasemo tubwire abantu bakizwe, bihana ibyaha, bamenye Imana, bakiranuke, ubundi Imana nayoze ibahindurira amateka. Imana iduhana umugisha. Tugiye kubona abantu basenganye umwete, Imana ibahindurira amateka. Imana iduhana umugisha. By'umwihariko tubonye uyu mugabo witwa Eliya. Eliya ntabwo yigeze acika intege, abonye ubwoko bw'Imana. Uriya mugaragu, uriya ahabona Ezebeli batangiye kuzana ibigirwamana bya Bayali na za Sheri basenga ngo abantu. Eliya zebirangwa n'uburakari, avuga ati sinshobora kwemera ko ubwoko bw'Imana bukomeza kwikubita hariya imbere ya biriya bigirwamana. Nuko aragenda yegera uriya mugabo Ahabu. Uko byagenze turabizi, ndi kwirukanka. Tubona ko ngo yasenze igihe n'umwete, arategeka imvura ntiyagwa. Haleluya. Ndetse agira n'umwete, abonye barimo kugenda basenga ibyo bigirwamana, aravuga ati jyewe mwajane ase nimuzane mbereke, tugiye kureba Imana nyamani yariyo. Eliya ngo agira umwete, arasenga cyane. Baracukura, bazana amazi, bazana inkwi, bagira gute, baravuga bati tugiye kureba Imana iri buze gusubirisha umuriro. Iyo niyo Mana tuzizera, niyo Mana tuzasenga. Haleluya. Nuko ngo bazana amazi, barasuka aho ngaho. Ahamagara abahanuzi ba Bayali n'abasheri ngo baraza bikubita imbere, bahamagara Imana yabo, barahamagara Imana yabo, yanga kwita. Ariko Eliya agira umwete, ahamagara Imana. Yaravuga ati Imana iri busubirisha umuriro, iyo niyo Mana turi gwikubita imbere. Imana ishimwe cyane. Ngo akimara rero gusenga aravuga ati Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana nemera, Imana nizera, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana. Nuko ako kanya umuriro uturuka mu ijuru aza urakubita cya gicaniro. Imana iduhana umugisha. Igitambo cya Eliya kiremerwa kubera umwete, bene data. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga, arahanura, avuga ati ndategetse uyu munsi imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Niko byagenze. Nyuma yaho arongera avuga ati ndategetse uyu munsi imvura igwe. Tubonye yuko igihe cyageze kuri uriya musozi wa Karumeli, aho barimo bikibagura Ahabu n'abagarwa n'ibiki byose. Tubona yuko igihe cyageze bose baravuga bati Uwiteka gusa niwe Mana. Bararama. Ndagusengera nanjye nisengera kugira ngo Imana idukore igitangaza gituma abantu bemera ku buryo batugarukira Imana yacu, bavuge batariko Imana yahinduye amateka y'uriya muntu, nanjye iyo Mana niyo ngiye gukorera. Tubona umugaragu w'Imana n'ubundi witwa Yabesi. Uyu nguyu ngo nawe Yabesi ni izina ngo nyina yamubyaye ari mu gahinda. Imana iduhana umugisha. Uyu muhungu rero ngo yakuranye agahinda kenshi, ariko kubwo gushakana umwete Imana arasenga, Imana imuhindurira amateka. Imana iduhana umugisha. Rya zina ryari gahinda rihinduka imigisha. Imana itugire neza. Ndagusabira mwene data kugira ngo usenge, ugire umwete, ugire ibyo uhindura mu rugo iwawe hari amateka ubona atameze neza. Ayo ni wowe ari ku mutwe ugomba gusenga kugira ngo akurweho. Nta wundi uzaza kugusengera, nta wundi uzaza kuyagukuriraho, ni wowe ubwawe. Imana iduhana umugisha. Bishop Manuel Ndagijimana nawe yanteye umwete, aravuga ati go ahead,
biba ngombwa no kuyica no nusubira inyuma neza ku iyi link yacu ya Ayera Ministry uramusangaho nawe ari kudutera umwete ku iki kiganiro. Muri make ya rero nje kugutera iteka nawe kugira ngo ugire umwete mu byo urimo, ugire umwete mu byo ubona bikugoye, usenga Imana izahindura amateka nk'uko yahinduriye aba bakiranutsi b'Imana twabonye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Iyo niyo conclusion, gubwa neza, ugira umwete mu byo ukora byose, Uwiteka nawe yiteguye kugira neza. Kandi icyambere ugomba kumenya, banza wisuzume neza ko wavuye mu byaha, uri umukiranutsi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Mu gihe nk'ikiraho cya coronavirus nagaha Imana yaduhaye, twisuzume. Mugabo isuzumane n'abana, isuzumane n'umugore wawe, mukosora ibyo mubona bitameze neza kugira ngo mubashe gukiranukira Imana, igitambo cyanyu kibashe kwemerwa, mubashe namwe guhindura amateka yanyu, y'urugo rwanyu, y'ubuzima bwanyu. Imana iduhana umugisha. Reka tugane ku musozo. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye turaguhimbaje kubwira ijambo ryiza duhaye. Uratubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Natwe rero tubonye ko Eliya ari umuntu nkatwe. Turifuza kugira ngo mu gihe nk'iki turusheho kugukiranukira, turusheho kugira umwete mu byo dukora no mu byo tuvuga, cyane cyane Mwami tugusenge tugushimukiriye kugira ngo uduhindure amateka, uduhindure igihugu cyacu gikize, isi yose uyikize Mwami, kugira ngo ubwami bwawe bubashe kwamamara. Urakoze ukuboko kwawe kwiza kugiye kubana natwe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.